turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, nshuti zacu bakunzi ba Agiraneza Yesu TV, mwe mukomeje gukurikira Agiraneza Yesu TV, turagira duti Shalom Shalom Shalom, amahoro y'Imana abane namwe, aho muri ku mpande enye z'isi tugira duti ubuntu bw'Imana n'umwuka wera nibane namwe, abemera Kristo, abemera Imana Data, Imana ibane namwe mwese, kandi tugira duti icyubahiro ni icy'Imana ibihe byose, kuko Imana umuremyi w'ijuru n'isi yaremye ijuru n'isi, ikarema ibibaho n'ibitabaho, ikarema ibiboneka n'ibitaboneka, ibyo abana b'abantu turebesha amaso yacu n'ibyo tutabona. Iyo ngiyo niyo dushima kandi niyo turamya, tugira duti nihabwe icyubahiro. Hari ibyo abantu babona bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ntago ariko biba biri, kuko iyo Imana ikurinze, Imana ikabana nawe, aba ari ibintu bidasanzwe, kuko hariho benshi bibona mu kibazo batabiteguye cyangwa batabishaka, ariko nimba uriho uri muzima, Imana icyubahiro, kandi nawe urwaye nawe Uwiteka aragukiza, Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana, dusome ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva, ngwino ubane natwe kandi utugirire neza, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'Abaroma, ibice 8, turasoma ku murongo wa 31, ni uwo gusa turasoma. Imana itugirire neza. Haranditse ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana itugire neza. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma, riri hano mu gitabo cy'Abaroma, ibice 8 ku murongo wa 31. Handitse ijambo rivuga ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, mbese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ubwo Imana yatanze Kristo akaza muri iyi si, akaza agasuzugurwa, akabambwa, agatukwa, kandi ari umwana wayo w'ikinege, kugira ngo aducungure, kugira ngo adukure mu rupfu, kugira ngo adukure mu rwobo rwo kurimbuka, kugira ngo aho Satani yari yaradufashe bugwate akoresha abana b'abantu ibyaha, Uwiteka agatanga umwana Uwiteka agatanga umwana we kugira ngo aducungure, akaza akanyura muri ziriya nzira zose kugira ngo acungure umwana w'umuntu, igihano twari kuzahanwa cyangwa ibyo twari kubabazwamo, Yesu akaba ari ubikorerwa, ngo mbese ubwo Imana yemeye gutanga umwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana itugire neza. Iri ni ijambo dusomye rivuga ngo mbese ubwo Imana yatanze umwana wayo, igatanga Kristo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ese ni iki yatwima? Nimba tujya tubona ingero hano muri iyi si, nta muntu ushobora gutanga umwana we kugira ngo acungure abandi. Uwo mubyeyi ariho, sinzi uko uwo mubyeyi sinzi ikibazo yaba afite cyangwa sinzi uko yaba ameze,
kugira ngo atange umwana we yicwe cyangwa abambwe cyangwa agirirwe ate, ariko Yesu Imana yo yatanze umwana wayo ari we Kristo kugira ngo aducungure, kugira ngo anyure muri biriya byose yanyuzemo, aza kubambwa ku musaraba, aratukwa, arasuzugurwa kugira ngo aducungure. Ijambo rero riravuze ngo ubwo Imana yatanze umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Birashoboka yuko waba uri mu gihe urira, mu gihe uri mu bibazo, wumva yuko Imana itakumva cyangwa wumva ko Imana itagusubiza, ariko humura, Imana yatanze umwana wayo, nta cyayibuza gukemura ibibazo byawe, nta cyayibuza kukugirira neza, nta cyayibuza kugutabara, kuko ijambo ryarambwiye ngo Imana yimana amazi agakama, yayatanga akubika isi. Imana ifite mu kuboko kwayo gifumbatuza igipfunsi cy'iburyo, igahaza ngo kwifuza kw'ibiri mu isi, kuko nta na kimwe, nta cyaremwe kitaremwe nayo, nta kiriho kitashyizweho nayo, nta kindi kintu cyose kibaho Imana itashyizeho. Imana itugire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana rero rigira riti ubwo Imana yatanze umwana wayo, ese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana iduhana umugisha, reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, ubwo watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo aducungure. Nyemerera buri muntu wese wumvishe iri jambo akwizere kandi akugirire icyizere, mu izina rya Yesu, amen.